Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 333 turacyari kwiga ku marangamutima. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wa twese, tuguhaye icyoro mwema ngira neza, wabanye natwe waraturinze, izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe ari bwo buza, kandi ibyo dushaka witeka ryose aba ari byo bitubaho mu izina rya Yesu Kristo. Tubabarire gukiranirwa kwacu n'ibitekerezo byacu n'ibyo tuba twakoze bitagutunganiye. Izina rya Yesu Kristo, mwema Data wa twese, mwema ngira neza, turakwinginga cyane ngo Uwiteka tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka wera w'Imana ufungura amaso yacu, amatwi yacu, imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo tukumve kandi tukumvire ijambo ryawe. Mwuka wera turashaka kuyoborwa n'ijambo ryawe, Mwuka wera turashaka kuyoborwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, uyobore ubuzima bwacu, dufashe ubuzima bwacu tubushyize mu biganza byawe, kugira ngo ubutegeke, kugira ngo ubuyobore, kugira ngo ubuganze. Mwami Imana, tugenda uko dushaka, ubwo tugenda uko ushaka. Nitwitwara uko twifuza, ubwo tugenda uko wifuza. Mu izina rya Yesu tukumvire ibihe byose. Mu izina rya Yesu tukumvire igihe cyose. Mu izina rya Yesu udakunye kubaho Imana, tukumvire nk'uko bikwiriye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi nishyirwe hejuru. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye. Tuguha icyubahiro kandi tugushyize hejuru. Amen. Turasoma umunsi muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Biravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Jye Uwiteka ninjye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Ibyo biri muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Amarangamutima ni ibyo tubona. Nkuko twayibonye ejo, wowe ni wowe ubyara amarangamutima yawe, kandi kuri wowe ni ay'ukuri, ariko n'ubundi ntabwo ari ay'ukuri, ntabwo abaho. Kunanirwa gusobanukirwa itandukano hagati y'ibyo abantu biyumvamo n'ibibabaho bituma abantu benshi babizira, kuko abantu benshi bafata ibyemezo bihubutse biturutse ku marangamutima yabo, aho gufata ibyemezo bitekerejweho biturutse mu bwenge. Abantu babuzwa kwizera Imana n'amarangamutima yabo, aho kugira ngo bizere imbaraga zisumba byose. Ntabwo Imana iba arabahemukiye ngo bange kuyizera, ariko bahitamo kugenda ku marangamutima yabo, ku byo baba baramenye kera, bakanga kugendera kumvira Imana. Kuko umubyeyi wese wibarutse akunda uruhinja rwe, niko n'abantu benshi bikomeza ku marangamutima yabo, ndetse rwose bakarwanya cyane umuntu ubabwiza ukuri. Abantu bakunda ikinyoma cya kera bamenyereye kukirutisha ukuri kwaba batura. Imana idutabare cyane. Abantu bakunda kujya mu byumba byabo bakifungirana, ndavuga ngo n'iby'ibitekerezo, ntabwo ibyumba byabyumba byo mu bitekerezo, bakifungirana ku binyoma bizeye, ku marangamutima apfuditse bagendeyemo, hari bakuye ku buhemu bagiriwe, hari bakuye ku bugome bagiriwe, hari bakuye ku bibi bakorewe, bakayifungiranamo, bakayubakiraho, bakayagenderamo, bagafatira ibyemezo byabo byose kuri abo marangamutima. Ariko na rimwe wabwira ngo nimusohoke mbere kukuri, bakanga. Ngibi byabaye kuri Yerusalemu. Biri muri Matayo ibice 23 umurongo 35 na 7, aho birivuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Ni kangahe nshaka kukubundikira no kubundikira abana bawe, kuko inkoko ibundikira imishwi yayo mu maba yayo ntimunkundire. Ibyo biri Matayo ibice 23 umurongo 37. Rimwe na rimwe amarangamutima araturenga ntitubashe kwiyumanganya, ariko ibyo ntabwo bivuze ko tugomba gufata ibyemezo bihubutse kubera agahinda, umubabaro cyangwa ubuhemu. Imana dutabare cyane. Ibyo ujye ubyiyambura kandi ukorere gusa na Kristo. Ufata ibyemezo byo gukiranuka, ntiwigunge, ntiwifungirane. Haleluya. Ntiwibwire yuko ibyo utekereza ari byo by'ukuri. Haleluya. Ahubwo ujye wibwira yuko iby'Imana itekereza ari byo by'ukuri.
wemere kwigishwa n'Imana, wemere gufata ibyemezo nk'uko ijambo ry'Imana ribifata, wemere gufata ibyemezo nk'uko umwuka arabifata, wemere kuyoborwa n'umwuka wera, ntiwemere kuyoborwa n'amarangamutima yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ubwo ngubwo nibwo uzibohora ku mbata y'ibitekerezo byawe bikubata. Aho ngaho ntibuzihora ku mbata y'ibitekerezo by'isi bikuvuna, ukagenda ukemera kuba imbata ibitekerezo by'Imana, ari ryo jambo ryayo n'umwuka wayo. Imana iguhe umugisha. Reka dusenga. Tugushyize hejuru Data twese, tuguhaye icyubahiro, uri Imana ikomeye. Haleluya. Iteka ryose izina ryawe niryubahwe, iteka ryose ubwami bwawe nibuze, iteka ryose ibidushakaho aba ari byo bitubaho, mu izina rya Yesu. Turasenga cyane ngo Uwiteka Imana Data wa twese uduhumura amaso kugira ngo tubashe kurebera ibibaho mu maso yawe, kugira ngo tujye tubiha ubusobanuro bubikwiriye, kugira ngo bitume tubifatira ibyemezo bibikwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo dutanze ubuzima bwacu mu biganza byawe ngo tuyoborwe na mwuka wabera mu byo dukora byose. Mu izina rya Yesu, agasuzuguro kose no kutumvira kose gutuma tutayoborwa n'umwuka wera turakwanze. Mu izina rya Yesu uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze Data wera. Amen. Uyu munsi turasoma isezerano mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ibyo biri mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Imana iguhe umugisha bwo kwifatanya natwe, Imana iguhe umugisha bwo kumvira ijambo ry'Imana, Imana iguhe umugisha bwo kwemera kuyoborwa nayo, Imana iguhe umugisha. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka kuza umwuka we wera, Uwiteka kuza ijambo rye ryera, Uwiteka kuza urukundo, Uwiteka kuza imbabazi, Uwiteka kuza gutungana, Uwiteka akuzuze kwera no gukiranuka. Haleluya. Uwiteka akuze guca bugufi, Uwiteka akuze gutungana rwose. Ndagusaba umugisha ku Mana kugira ngo mu buzima bwawe bwose umwuka wera bari kuyobora. Uwiteka umwuka wera ategeka ubuzima bwawe bwose, mu izina rya Yesu. Amatwi yawe afungukire kumwumva kandi umutima ufungukire kumwumvira. Ibikorwa byawe biberaho kumukiranukira, mu izina rya Yesu Kristo. Mu byo ukora byose umwuka wera agutegeke kandi akuganze cyane. Kuko kwiza kw'Imana kukubeho, imbaraga nziza z'Imana zikubeho, urukundo rw'Imana rukubeho, ubushake bw'Imana bwo bukomeza kukubaho gusa, imbaraga z'Imana gusa Yesu zikomeza kukubaho gusa, urukundo rw'Imana rwo rukomeza gutwara mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ngusengeye, Imana iguhe umugisha. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.